nicyo mu Cyongereza bakwita kuba broken. Impamvu ni iyi, hari bamwe babizi hano, mwigeze mwumva muzi ikintu bitaga cyangwa n'uburi ko bakita sinzi abagifite ubu trafipro, murayizi? Trafipro mwarayumvise? Burya trafipro ni ya data, niwe wayubatse, niwe wayishinze muri 55. Amateka ni igitangaza, ufite n'ibipapuro byabo by'abantu icyo gihe nasinye iriho, ariko baje kuyimwambura muri aya mateka y'u Rwanda. Bamwe bayungukiyemo bayibenyemo baracyariho, bamwe barahari. Hari n'abo nagerageje kwegera ngo mbabaze n'ayo mateka bakampunga, ahubwo ntibashake kuyambwira, ariko hari n'abandi bayambwiye. Ariko harimo abantu bamwe mushobora kuba muzi, ubwo data amaze kuyishinga yasoshetinze, yashyizemo abantu bitwa, hari umugabo witwa Gaposho, ngira ngo bamwe muramuzi. Se yitwa Mbuguje, akaba Murara ntabanza atakiriho, n'abandi yayishinze, nibo bayishinze, n'amafaranga arahari yayishyizemo, n'abandi ko yabazanyemo urutonde rwabo bari nka 7, abo nibuka nabo 2, Mbuguje na Murara. Igihe cy'ubukoroni abantu bo kwa Bakayibanda n'Ababiligi n'Abasuwisi barayifata, yari yayubatse, bayimwambuye muri 58 cyangwa 9, 58 ngira ngo. Irakura, abayizi kera nabwo muri 77 78 itangira, naje hano mu Rwanda, njya mu iduka rimwe rya Trafipro, barako aya mateka nayo narayumvise, gusa kureba ibirimo usanga baragurishamo ibintu byinshi, amakarayi, amabesene, amasabune, ibintu byose ngira ngo byagurishwagamo. So kuba yaratwaraga nk'ibyo, hanyuma yacuruzaga n'ikawa, yacuruzaga ikawa exporting. So yari entrepreneur yes, by any standard. Now story rero nza kubagereraho ni ubwo turi mu mpunzi, and how he was broken. Yisanze mu buzima, mu mutwe we yumvaga ntacyo yagukorera kugira ngo abubemo, ahubwo yahitamo gupfa. What does it mean? Icyo bivuze ni iki? Mama we nawe ntabyo yari amenyereye, ariko yafashe isuka arahinga kugira ngo tubeho. Data biramunanira, avuga ati ntabwo nahinga, simbizi, sinzanabigerageza. Njyewe kwanza byabaga byabonetse, yarabanza akareka twebwe nk'ubu bati njyewe niyo ntagira ikintunga gitunga umubiri wanjye nkapfa, I'm happy.
hakaba hari umuntu twari duturanye w'umusaza, abantu bamwe wenda hano baramuzi, hari umugabo witwaga n'izina rye ndabwibuka, umusaza nawe wari umeze neza bwo mu Rwanda kera nk'ibyo, yitwaga Burasa. Twari duturanye, akajya abwira data ngo we ntabwo azapfa nkawe, ngo we agiye kugerageza ahinge. Aramubwira ati gerageza, ati rwose kandi ntuzangaburire, nzicwe n'inzara, ntabwo nzajya ibyo kurya byawe wahinze. Uwo mugabo atangira kujya kwiga guhinga rero, aragenda ari kumwe n'abandi n'umugore barahinga. Muzi ibintu bita amayogi, those small hills bashyiramo imigozi y'ibijumba. We arahinga, amaguru ye ahagaze hamwe, ya mayogi aguma yirundaho ibutaka, hanyuma aza kunanirwa kuvamo rero. Ariko akakomeza agahinga, akabona abandi bo barakomeza baravamo. Ageze aho ahamagara umugore we n'abandi bari kumwe bahinga, avuze induru arirahira, ngira ngo yarahiga niba ari Kitatire niba ari nde, ati avuga izina rya data, ati yarambwiye, ati none kambayeho, ati so hagombye kujya abantu kujya kumuvanamo, kuko ntabwo yari azi ko avamo yatabye amaguru ye yombi ageze hejuru y'amavi yageze amayogi. Akababaza ati ariko mwe muvamo muti ko so icyo gihe then my father nibwo yamubwiraga atari ko ati nibi wambwiraga, ati sinavuye ko ibyo kurya byawe ntabirya, ati ubu hari ibizera aha ngaha waheze, keretse niba ari wowe uzeramo, kuko niwe so ariko we rwose gave up, ubwo ko ntabyo azakora. And I think in the end bigomba kuba byaragize effect. Ibi byose ndabivugira iki cyangwa icyatumye mbibabwira ni iki? Mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'umuryango, mu buzima bw'igihugu, harimo ingorane nyinshi. Wahitamo guhangana nazo, ukora ibishoboka byose, n'ibyo utari uzi, n'ibyo utigeze, n'ibyo wenda bikakugeza ku wundi munsi, ku kindi gihe, bigatuma ugera ku bindi.